rimwe na rimwe urubyiruko hari igihe tuba dufite amafaranga ugasanga turavuze ngo amafaranga ni make yibaze ngo aya mafaranga ni make. Ngiye kuba nakubwira rero bizinesi eshatu watangiza amafaranga ibihumbi 100. Bizinesi eshatu watangiza ibihumbi 100. Twihuta cyane. Bizinesi ya mbere ni ubucuruzi bw'imyaka. Ni ukuvuga ngo ubucuruzi bw'imyaka si ukuvuga ngo ugende ushyira ahantu nyine ugure ibintu byinshi, ugure ibigori, ugure amasaka, udepe hariya. Oya, bijyanye n'amafaranga ibihumbi 100 waba ufite, wagura umufuka umwe w'ibigori, ukagura umufuka umwe w'ibishyimbo. Noneho niba ubiguze, tuvuge niba ubiguze wenda mu isarura mu kwezi kwa 7, ushobora kubimarana wenda amezi ayo 2 kugeza mu kwezi kwa 9 n'ukwezi kwa 10. Ikiro kiguza amafaranga 200, ariko uzaza kwisanga wisange yikubye kabiri. Mu kwa 10 bizaba byageze ku 1400, mu kwa 11 bizaba byageze ku 1800. Bizinesi rero yo gucuruza imyaka kenshi na kenshi yungukira abantu benshi. Gusa impamvu nanone uzasanga umuntu yungukira rimwe na rimwe hari igihe ageramo ugasanga agaragara nk'umuntu udafite amafaranga, ni ukubera yuko we arabifata akabigura, akemera akagura pe, akajya no mu madeni akavuga ati ndemera ndepe imifuka 5 y'ibigori, imifuka 5 y'ibishyimbo, imifuka 3 y'amasaka, nyine ibintu byose nyine ugasanga arabifite. Byaje muri ya minsi mibi abantu bakeneye ibyo kurya, ugasanga ya myaka nyine ugize gute, ya myaka itangiye kugira. Uvuga ngo niba ikirara kiguze 500 cy'ibishyimbo, azaja kubimarana amezi 3 yisange byikubye gatatu. Uvuga ngo nzabita bigira gute, bigira ku 5 ikiro. Rero aho ngahe wanyu usanga ikiro cy'ibyo 5 kandi baramwisaba cyaraguraga 400. Ibyo ni byo ni ikintu cyangwa se ni ibintu wakora bikakungukira nanone ku mafaranga 100. Ariko ubaye ufite arengaho byaba byiza kurushaho, ariko nanone ubaye ufite amafaranga 100 watangiza uri mwiza. Uvuga ngo twebwe akenshi na kenshi nanjye ndimo kugira ngo umuntu atere imbere nuko nyine yitinyuka nyine agatinyuka akumva yuko nyine ashoboye. Sinjye kubwira ngo tangiza ibihumbi 100 ucuruza imyaka niba uzi neza yuko utabishobora, byihorere, bifite ba nyirabyo. Gucuruza imyaka bifite ba nyirabyo. Niba uzi neza yuko utabishoboye, byihorere, kuko n'ubundi hariho ibintu byinshi watangiza amafaranga 100 byo tujye kwa twagira gute twagaruka muri iki kiganiro. Niba uzi neza yuko udashoboye gucuruza imyaka, reka kwangiza igihe cyawe. Muri iki kiganiro rero niyo mpamvu twaje kugira ngo tugaruke ku bintu watangiza amafaranga 100 ukagira gute ukaba watera imbere. Ufite arenzo byaba ari sawa cyane kugira ngo ugure imyaka myinshi nyine uyidepe, ariko ubaye utafite nabyo ntacyo byaba bitwaye. Ikineze rero ugomba ko wamenya ubucuruzi bw'imyaka bwaba bwiza cyane. Bizinesi ya kabiri watangiza 100, ibiribwa. Turibanda ku biribwa cyane. Buriya rero sinzi impamvu mwona bizinesi nigeze kubabwira story yanjye, umuntu utarayibonye araza kureba muri comment, azakora muri comment arebe muri cyangwa muri description, cyangwa se rero no muri aya video twashyizeho nyine aho ngaho hasi uraza kuyabona. Nigeze kubakorera ikiganiro babwira uburyo nakoze umushinga capati ukaza kumwongera, ariko nyuma yaho nisanga niba gukorera abandi, ariko icyizere cyari nuko nanjye ndimo kujya gute, ndimo kureba ukuntu njya kujya gute gukora ibindi byanjye, kandi mfite icyizere cyane ko abakire barishyura. Niko njya mbabwira aha ngaha abantu tubana aha ngaha murabizi. So bizinesi rero ya kabiri watangiza amafaranga 100, nanone ni bizinesi yo gucuruza ibijyanye na kantine. Iyo tuvuze kantine si ugusanga ibyo kunywa gusa, oya, n'ibiribwa bigomba kuba birimo. Hari capati, amandazi, icyayi, imineke, keki, nyine utuntu n'utwo ngutwo, amaji, amata, ugasanga nyine utuntu dufite nyine ukaba ufite agakantine keza kawe karyoshye kabisa. Ugasanga wenda uru ruhande hariho ibyo kunywa, ahangaha hariho wenda ibyo kurya, ahangaha nyine ugasanga noneho kubera ko amadara yuzuye umeze neza kabisa, hameze fiti, ugasanga noneho ahandi hasi utangiye kuzana kugira ngo abandi bashaka guhaha bazaze bahahe iwawe. Buri mugoroba abantu barahaha,
ugasanga ufite igitoki cyawe aho ngaho, iseri niba ari 1000 niba ari 900 shyira aho ngaho. Ufite ibiro 30 by'ibishyimbo, ushaka ibishyimbo upimira ikiro atware, cyane ko wabiguze muri ya minsi barimo gusarura bigura makeya, ariko ubona ko tugeze muri cyaje babikeneye urimo ugira gute, urimo urabigira. Niyo mpamvu ugomba kwajya gute wacuruza cyangwa wakora n'ibiribwa ibinyobwa. Iyo ni business watanze ibihumbi 100, kandi abantu bari aha ngaha murabizi neza yuko cyane ushobora kujya kurangura hariya, ukarangura wenda Inyange agapaki karimo 12 ukarangura nyine umuceri nyine, simvuze ngo kuri iduka riremera, ariko bivuze kantine nyine nawe murabyumva, barimo utuntu tw'utunyobwa, utubiswi twatuji tuba turimo nyine like tumeze gutyo. Ikindi kandi ugomba kugira isuku nyine kugira ngo umuntu nanabireba avuge ati wow, ibihumbi 100 watangira buriya nta neza. Business ya gatatu ari nayo ya nyuma, ni ukoresha telefone yawe. Ukoresha telefone yawe ni ukuvuga ngo ushobora kugenda ukavuga uti ngiye kwiyemeza gucuruza wenda amakanzu, ukaba uzi shop runaka wenda bacururizaho amakanzu, ukavuga uti uriya muntu ucuruza amakanzu ndamutse ngiye muri shop ye nkamusaba uburenganzira, nkaba nafata utuvideo tugufi nkazajya nushyira kuri TikTok, ngashyiraho nomero bampamagaraho. None iyo nomero bampamagaraho akabaza ati kagura ngahe gutya na gutya na gutya, uzabaza nyiri igicuruzwa kagura ngahe. Niba wenda iyo kanzu igura 20, umukiriya mubwire 25, none naramuka yiguze, umucuruzi azaguhaho wenda azaguha agatipu gace wenda nk'ak'ibihumbi 3, ujyanye kuri bya 5 amaze kungukaho bibe 8,000. Urumva ku ikanzu imwe ubutse 8,000 tayari. Urumva nyine kuri TikTok, abantu TikTok ugasanga urashyizeho video no kugira ngo yakoze TikTok. Cya kuri TikTok vugana n'umuntu ucuruza, mubwire uti ngiyewe nta kintu kiruza agacira kuri TikTok, zadafata video yiwawe ugiye kuri news, ikino nimero yanjye, niba bampamagara bakambaza ambwira wenda ibara yakunze gutya na gutya, mubwira amafaranga. Niba igura ikanzu igura 15, mubwire 20, uzasanga ubonye iki, ubonye amafaranga mu buryo nyine ku mafaranga 1,000. None iyo ngiyo isaba n'ubuntu, iyo business isaba n'ubuntu nubwo byagusaba igishoro, ariko baba navuze 1,000 no gushaka kwa 100 aguramo telefone. Yes, aguramo telefone aga smartphone, ugashyiramo TikTok, Instagram, WhatsApp, ukavuga uti nzajya mbishyira kuri TikTok, nimbona abakiriya nshyira kuri Instagram, kuri WhatsApp, kuri stati, ntawamenya. Umuntu yakubaza ati kagura ngahe, si amakanzu yonyine. Urabona aka kamikoro mfite akangaba, kano kamikoro mfite katubwiye ko wenda kagura 15,000. Ushobora kujya ahantu bacuruza utumikoro nk'utu ngutu, ukavuga uti nshaka kuzajya afata utumikoro cyangwa se ukanatudownloadinga kuri Google, ukavuga uti akangaka ngiye ukadownloadinga, njye ngashyira kuri TikTok, ushyiraho nimero yanjye, noneho njye ku iduka mbaza ati kano kamikoro kagura ngahe. Niba ambwira icyo niba ari 15,000, njyewe kuri TikTok kubera ko nagakuye kuri Google ndahita nandikaho wenda 20,000. Ni ukuvuga ngo wowe urashyiraho igiciro cyawe, uhendaho make ariko utakabije, urahenda, no namara guhenda ukavuga uti ukarenzaho 3 cyangwa 5, uguze ukunguka. None na wa wundi nyiri iduka wakuye igicuruzwa cyohereza umukiriya, niba ari Nyagatare ukagishyira kuri Kwasiteri kugira ngo kimugereho, nta kibazo. Byaterwa nuko mwakumvikana kujyanye n'itike, ashobora kongeraho itike cyangwa se ukamucaginga menshi harimo n'itike. Byose byashoboka, byaterwa nuko ubyifuza, ariko iyo business irashoboka. Urumva itashoboka se? Okay, nanjye ushobora kwibaza ngo kubera iki atarimo kuyikora. Impamvu natayikora sinyishoboye, ariko ndimo kubwira abantu babishoboye. Nabwo muri izi business ndimo kukubwira, hari umuntu uza kwisanga atazishobora. Niba uzi neza yuko rero utazishobora, zihorere ukore ibyo wajya gute washobora. Indi business nanone narenzaho nkaba nayikubwira, ni ukujya gute, ni ugucuruza amagi, yaba atetse cyangwa se mabisi, uko uzajya urangura ugashyira aho ngaho. 100 wagenda
itray katuvuge ko irangura 4,500, itray y'amagi abamo amagi 30, ukagenda ukarangura wenda amatray ahwanye n'ibihumbi 100, ukazizana ukazishyiraho ngaho iwawe ukavuga uti abazaza bashaka amagi bazaja baza batwara kamwe bakugurisha 5 buri tray ukajyana yumva sex urumva ko byaba ari sawa cyane. Impamvu rero mubwira ngo aho ngaho amagi byashoboka uyafashe neza akaba atamenyeka, amagi abantu barayama, abateka imireti, abakire bashaka kugira ngo bazaje buriya iyo umaze kubikora ukabimenyera abaza bashaka iwawe nyine amagi bakayashaka iwawe, iyo business yashoboka nawe utananira. Kurangura amagi ahwanye n'ibihumbi 100 amatray niba ari 20 na 15 yashyira aho ngaho. Noneho wowe niba wayirangwe 500 ongeraho 500 urebe itray z'amagi zose ntabwo zamara 10 zitarashyira, byaterwa n'ahantu. Nigeze ko dutangiriye icano buriya ntabwo turagera kure iyi cano, ntabwo turagera kure, kiza ko nawe bari burize kureba iyi video n'abantu baciye baramutse babaye benshi byaba ari amahirwe, ariko iyi cano iracari nshyashya. Nigeze kubabwira ngo iyo ugiye gukora business yawe ukora business y'ibihombo, iyo wiyumvamo, iyo ushoboye, iyo utayishoboye urayireka. Nababwiye iyo story maza kuyibona mu kiganiro, harimo ikiganiro nakoze babwira uburyo navuye muri mekanike navuga ati ngiye guteka capati, izo capati biranga. Iyo story maza kuyireba muri izo video nazakumenya. Iyo ukora ikintu utiyumvamo cyangwa se nyine ukavuga uti reka njye gukora ikintu kubera abantu runaka, shyira failinga, kanda subscribe, tugaka mu bindi biganiro. Uyu ni wa muhungu wanyu Sam, umuhungu w'Inyagatare, ndabakunda cyane.